biragenda ko natwe duherukanye uzi ko twagwanye urugamba muri ubwami uzi ko twafatanyije kurubohora. Nanjye ndabizi ahubwo. Ahubwo si wari umeze ute mu buzima busanzwe n'iki? Ndaho nyine ariko ndi kubona buno bwami ndi kuba ngo bufite ikibazo ngo bwahungabanye niko uri kumva. Rwose ikibazo nticyabura, ikibazo kirimo kinini cyane. None se ngo twagenza gute kugira ngo tubikore bishobokera? Umugabo aza kundeba aravuga ati umuntu myeho naho twumvise. Nubwo namaze kugira ngo ni ibintu by'imikino naho kumira avuga ati ntabwo navuga ngo kagende numve ko umwanya ari kunshakira. Ushobora kunshakira ikira. Yego nk'uko ubizi rwose ubwami ufite ikibazo gihambaye. Ubwo rero nagutumijeho mu buryo bwo kugira ngo urebe uko icyo kibazo cyakira, kuko uzi ko urugamba rwose dufatanya. Nanjye ndabizi ahubwo gusa twabikoraho icyo kintu kugira ngo turebe ko byashoboka. Icyo twabikoraho rero dushaka kumvikana mu bwami hakagaruka amahoro. Ubwo cyangwa ubwo ni ugutanga ibitambo. Ariko icyo kibazo ndi kubona ntari kugisobanukirwa neza, nta kuntu wambya nkakimenya koko. Nk'uko ubizi umwamikazi yazanye umwana amuzana ambwira ngo yaramutoraguye, ariko uwo mwana nicyo kibazo ngira amacenga kubera ko ashobora kunkuza ku bwami ugasanga bibaye ibindi. Ubwo rero nkaba nshaka kugira ngo uwo mwana wamfashe tukamubaza tukareba aho uwo mwana yaba yaraturutse kabisa. urarya ibyo ubonye uko nako muri ubu bwami bari kuduhiga cyane, ariko intego ni yayindi. Nubwo bari kuguhiga ako nagendaga nicyo natukumva bari kuguhiga. Jewe mu bwami nemeye ko nzabucunga. Wantera ubwoba nanjye nditwa nanjye nzamusirikare mu bwami. Mama uri kubona ubu bizakunda neza, ariko ko turaje turarara hanze nta kuba ubwami bushikiriye mu biganza. Ubwo nanjye narose nageze mu bwami wasanga ngo ndazageramo, ariko uri kureba ndi kubona hari bazanyica byamve mu bwami cyangwa bakanuramo igitabo. Inzozi zawe zizagerwaho ariko zizaba impamo. Udazaba impamo by'Imana irimo byaba impamo. Ariko urebye ukuntu bari kumigahiga cyo nawe umaze atari mu maboko yawe. Oya, ariko umuntu azaje aremera arare no hanze no mu migano no mu bisura, ariko ubu bwami mpaka bushikira. Ndi kubibona ukuntu ndi kubibona mfite ubwonje ngo hari baranyica wongeye ucungura ubwami. Narose kuko nageze mu bwami nanjye nicaye ku gatebe ko k'umwana, nanjye nzabucungura uko ndi kubibona gutya. Ariko nubwo nzabucungura nzaba nariye uburozi hazabura nkazashira nka gatanga bagatabanyica. Ariko mwana wanjye nungutse igitekerezo. Kihe mama? Rero ko tureba tubyinjiremo neza, tureba n'imvano aho biri guturuka. Urabizi ko twasenya kabisa kuva na kera hose, si ubizi? Yego ndibizi. Rero ko tubyinjiremo tureba imva n'imvano y'uriya mwana y'ubwo mwana nyine ngiye dukabaye amakuru nanjye gambabaje.
he nari ngiye hariya mu ifamu ngo nagiye kureba uko amatungo ameze. mbese imyaka zifashe gute ntabwo zeze imyaka zo umuceri nizo mwezi n'izindi zo nazireba. mbese mwarangije guhinga ahandi hepfo mu gishanga uhereye mu gishanga ukazamuka kuri wa musozi Nyarubande ukazamuka ukabaya hariya hejuru hose barahahinze? Ya ntabwo barahinga ariko turenda kwamara turi kwahinga ariko ntabwo twamara. none se amakuru masha mu gishanga hasi njye mu bagaragu mu bakozi amakuru mashya sinavuga ngo nta amakuru mashya urebye nayo nta kintu kiri kugenda basi nta kintu uri kumva mu bwami cyangwa kiri kuvugwa ibwami. ikintu kiri kuvugwa ibwami kuko nanjye ntabwo mbizi neza gusa nyine umugoroba ngiye gutura ngiye gusora inka nini zo ziri mu ifamu ahantu naranyuze numva ko bavuga ngo umwamikazi baramwirukanye simbizi nanjye ntabwo nahise mbitonderaho cyane ibyo najya mvuga ati koko nibyo nanjye ndi kugira ngo ndaza kukubaza nubwo wewe ntabyo uzi. inambi wabyumvishe hehe niba wabivuze? ndi kugenda nyine ngiye kuhagera ntabwo namenya ngo ni babivuze kuko ahantu hari nijoro ndi kugenda niko kubyumva. ese wabyumvishije hari abantu bari kujya batwumva cyangwa se wabyumvishije mu giturage wa hepfo uhereye mu gishanga hari abamuri kubyumva? ese nta muntu waba wabivuze wabuze? abo ntabwo namenya kuko bwari bwinshi. none se amakuru nta andi makuru ari kugenda ari kuvugwa mu bwami? hano makuru ndi kumva numvise ko ngo uriya mwamikazi ashobora kuba yari yarazanye umwana ashobora kuba azamusimbura muri buriya bwami. ese umwana ntabwo wamufitiye amakuru wowe? ntabwo umuzi. wowe ntabwo umuzi? ese basi ntabwo ugenda wumva bari kubivuga? njya mbyumva gutyo nyine bigenda bigaruka ariko ntabwo nahita menya ngo ese ninde ibyo nagutse. okay umva rero genda ubwire abagaragu abaja bari gukora uhereye mu gishanga ukazamukira hejuru ku ntuzi none ugende babwire ngo iteko rivuye ibwami navuze ngo bagiye kohereza amashofari yo kugira ngo ayo masaka ndetse n'izo ngano zose bazatwara zizagire ibwami neza kandi ubabwire ngo umuntu utazakora neza azacibwa igihanga kandi ndisire ko wabyumvishije. nabyumvise. kandi ubabwire ngo ibanga bumvishe ubwami ukaba hagati yabo ubwabo bombi umva kandi ndisire ko ibintu nkubwiye nibitakurikira niho uzabiryoza uzacibwa igihanga ngaho genda kandi ubashe. Makiya yani kuko yiyihe nkuru ese ibwami bwamurebye ni amahoro rwose nta kintu kiri kuvugwayo urebye mbese n'inguke nta kintu kiri kuvugwayo na mbese turatuje ni amahoro mbese nta birenze. nawe nuko uri kubyumva nta kintu ukumva kiri guhurahurwa mu ibwami twabisizanye ko bikimeze nta kirahindukaho. hano twese bari bamvugaho na gato wapi nta birenze nyine ubwo uko wabisize bumeze niko bikiri. none si ko muri kubona uyu mwana ari we wavuyeho intandaro yo kugira bakirukane nta kintu mwaba bari kumuhurahoraho? ntacu ati uko mwagiye niko bikimeze nimujyane amahirwe yo gusubirayo niko muzabisanga ndetse ko njye simbizi niba ari
ariko nyine ubwo uko mwabisize niko bikimeze. siko ndi kumva ibwami bagiye kuhakataguramo ibikingi ngo babwagure koko nibyo. Bikingi bimeze biti bikingi byahera. Nta bikingi ntabyo yakwenze. Nta bikingi ntabyo. Nyamaze ndi kubyumva nubwo muri kumpakanira. Ubwo se ubwo nubwo wabuvuyemo ubwo byaba ukabiyoberwa ngo bagiye gukatamo ibikingi ntabyo. Ubwami buracyari ubwami kandi buzahora ari ubwami yakwenze nagira undi w'ingoma akabihindura. Ese ko nzi neza yuko umwami akundaga igitsina gore cyane, nta hantu mwamenya umwami asigara aje gutikurira. Wahora n'icyo ko byamucanze akasigaye ariko yarugombekeye mu ikabutura nk'imbwa yabuze shebuja. Byaramucanze reka ubwo nyine wamaze kugenda ibintu birahinduka. Ubwo nyine ubwo ni ugutegereza ikintu kizavamo, nibasa kindi zabyara ikindi ntabwo natwe tubizi. Nyine ubwo mwamikazi nsigaye ndabona rwizinze mu ikabutura nyine rwabaye nk'urukenganya ntabwo mbizi nyine ubwo urumva. Niweho mwadiringaga kandi ubwo urumva waragiye nyine ibintu birahinduka. Ntabwo mbizi ni ukuri barazize mu ikabutura yicaye ku ntebe ye y'ubwami ubwo bukira akaryama nuko. Ngiye kubaho umukoro rero. Oroki. Ngo muceceke mumaze mwabyumva ibintu ngiye kubabwira. Mwamikazi tubwire. Mugiye kunekera amakuru y'ibwami. Nzabagororera. Gitwa ikimasa cy'umushishi. Hariya hepfo mu gishanga. Nzakibabagira ariko mbagororera. Ese mwamikazi akahe kazi waba ugiye kugira? Tuzabana muri uriya musozi gwanjye mfitemo nzabahamo n'inka ihemo n'ikibanza nuko Amarutse ari ngundu zihingaga si. ngunda nzazimunyaga. Uretse kubona ngunda ariko zihinga za misozi bari barazimweguriye ikimbo mu rugo bwawe. Nibuze ko uzamaze iriya misozi igira akabigize tugakurikirana. Mugakurikirane ngunda we kumunyaga biroroshe. Cyo ni baravamo akazi nakomeza gakora nta kibazo. Nuka ko. Yes Matias. Iramisozi tugomba kuyitsinda. Iramisozi amatekere urava be mwana. Ubonye bino bishimba turi kurya mu bwawe bari gusarura muri no minsi. Ya butaka gose ziramimande. Tugomba kubitsinda. Nta no kwirigura fumbira nibyo bwenge. Ngunda rero agomba kuvamo. Agomba kuvamo neza neza. Agomba kuvamo iramisozi twayihinga. Habina ariko birakomeye. Gambanira umwami. Gambanira umwami kandi turabarinzi. Nemba tujane twabyaga wa mugabo we. Udasheshe. Narukutuhura hejuru. Ariko ntabwo byatuma tudafata wa mugabo we rero akamugiye. Nubundi ntambwira ukigufa. ntabwo bibaho. Reka nkugire rero. Umwami ni ukumugambanira ubundi buri wese muri isi ni ukumenya ibyo. Ni ukumenya ibyo. Ariko nubwo tubarinda ntabwo ukina n'akazi. tugomba kujya turakora ibintu nyine tubinyujije mu muco ukuntu. Zongo aragaje Tugomba gutekereza cyane. Habona kiriya gihungu cye gitaguciye umutwe. Uramuhungu uramureba. Ntazi ko naje wundi bancuritse shaka kandi besha umuntu wese hejuru. Ariko waravuga ngo kumugura ngo urabimbwa ariko ntiwabimbwa. Bari banyishe bari babiri we na wa murinda. Aja bansanze ahangaha atari ngo wa mugabo barancuritse irami bajya twitwara mu ngwa kabimenya. Aho rero niho mfite imbogamizi. Ni ikibazo. Twitwaye mu ngwa kabimenya noneho twese nuko uzarara amaguru basobetse hejuru mu biti n'inyoni. Uriya muhungu we ni umugome. Ureba ko narebaga. Umurozi original. Yabaga nabi. Ndabona nubwo tubarindaga ntabutinya bacana. Yahageze. Ateye ubwoba rebaga nk'igisiga cyo muci. Ariko wumvise ukuntu twamusebeshe? We tumuhaye nyina. Cyati agakoze mwa. Ariko mwana umva ubwambi tugomba kuvuga kwana. Nabyakiga bura tugiye mu gihe turi kukirinda. Dore icyo umusore kiyoye nyana yiga. Umva ugomba kwigurana agashu. Urwego rwagaragaye ko nyamwanga. Hari wamubona kaba bambaye imyenda.
kwizera ubyambera nabyo nubwo ariko afite ubwoba umwana afite ubwoba kandi n'ubu bwami yarabushaka umwana uramuzi ko bari kumureba ubwami bari babushaka kuko uko bibaza tubagera hano tugenda yarategana ziriya misozi ngo ndahinga ubwo urumva nyuma hari akantu gahari urareba yashaka kugira ngo tumubwire atanyaza ibibano iyo tuba tuvunje amabanga ntabwo yaraduha akazi niramisi ntabwo tuba tuyibona kurinda ukabona yo kwihagararaho reka tubona utabizi maze bakubita igihembo rero ugasimbukira hejuru nk'ibintu byamuhungu nawe ukajya uravuga uti aho ngaho nandi kwemera akongeze niba ari umurimo kumwahitaga yimura imbago akimura imbago bikarangira kwegura uyu musozi agafashe mbere bashaka ko gukatiraho akana rega naho akabigutaka gakesha kuba narakoze akazi kanjye neza ibyo nabyo buriya gukorera n'abantu wawe mubakureho iki abase warakoze urabona reka tugiye turakira hepfo iyo babyorora tuga nyowe kamwe kimwe hirikira mu mufungo nyine nawe yaba ari kunguka amanota n'abaga ari kwizana kataragakoze nta kuntu ashaka ashushwa buriya tukareba ukuntu tubigira nk'igirira ya mwana sha ramisozi nta nahitsi bamwe agenda ibaze umwami wagusanze wahenetse hejuru atagutamo ushaka kwasura ubwo rw'umutima rugatunguka mu mugongo shaho kangara ahubwo niweho musore uzayo nzagucungira ngo ameka akazi yamisozi ngo atayito nigirire umva uyo zayo nzagucungira nta kibazo umva nzagucungira aho turagakoze katwigendere ese koko buri gusa umugabo koko uramuka ariko guzi wanje kandi nkamuna ko uramwami dufite nk'ubushuti burenze soko se bwana n'amana yashira hanze koko ariko kubona uramwami kazi abimenyeje ko kandi uramusha kandi ari inshuti ko simbigenze yaje ubwo ibi bintu ntabwo byakubona ko uramugabo inshuti yaje koko magara ko sangiye ibintu cyane unenya gasani shop mujye kumwana hano kuri kwimana yego imbaraga ndazifite kuri imburi nke ariko bwose razifite hariko nabiraga birabintu habona ko yabrama ingaruka uramurambye ko uramwami arusha imbaraga kandi rero nabonye ko naje nimbikora uramwami dufitanye ubushuti burenze hawe ntamemutse ahubwo iciza aho kagera bitekerezaho neza ni mu rugo nakugeze mu bose bonde bamwe nafite geza aho mbikoreraga kagenda nje gutekerezaho neza ahantu niho mbona amafaranga nze kugira ngo kubaze umwami numve niko ngere sine imbaraga hari ahantu mbona amafaranga cyane nze kugira ngo nkomeze makine aho sigenda haba ngenda haba nze kubakira umutwe umva ntabwo nayireka kuko nicyo bintunze ntabwo kaba kagenda niyo ngamba mfashe niyo ngamba nze kugira ndabungabunga hose ibintu bya bintunze kuri kwimana kandi mbiretse nakaje kubaza abakurambire numve ko baransubiza bambye neza kambasha kumera cyane umwana mbese wamenyeje amakuru gabereye aho mu gishangara abaye makuru amasaka gareze ewana ibintu sinakubwira ibintu byose bimeze neza akavura karaguye ibintu byose birashishe aha none si mushaka kuyasarura bambwiye ko ejo bundi bagiye kohereza amashovari ubwo ni ukubisarura bagiye kohereza amashovari gatware ziriya myaka zireze ni ukuzisarura ni ukubwira abaje n'abagaragu
ukajya gusarura ziriya myaka. ariko mu gishanga hameze neza nta kibazo nk'uko bisanzwe. Ibintu birashyishye byose biri kubyinagira, akavura karaguye, ibintu byose bimeze fresh. Amasaka agumye neza nta kibazo. Warumye garaderengeye. Nugwita bayashesha ku rusyo. Naje gusoza ubutumwa bari bantumye ngo nari kugira mbe bamenyeshe. Yego rero niko mugenda ubabwire ngo amashofari garaza kubageraho vuba, musarure urebe ukuntu mwashesha. Musarure. Yego mwa. si koko umuntu ubwami bukomeje kugorana cyane. Se abagaragu barinda data ese aho ngaho nta kintu baba bazi ko umugaragu umwe gakondo yavuze ko nta kintu azi kuko nta kintu baba bazi. Ariko ni gufata mama nicana nawe tukaganira wenda basi nkumva igitekerezo cye, kuko papa ari gushaka kundaga ubwami, mama akashaka kuburaga undi, byanze bikunda hagati harimo ikintu kitari kumvikana neza. Ndaza gushaka mama tuganire neza, ariko nunguka igitekerezo. Ubutaha twafashe gakondo, ese nawe wafata Matiyasi kare waba uzi byose kandi nawe ukunda kugenda hafi y'umwami cyane. Ese n'abakobwa b'abagaragu bo nta kintu baba baziho. Ese n'abakobwa b'abagaragu nabo hari ikintu baba bazi. Naza kubitekerezaho neza, narafata umwanzuro. Nese sha uri kujyana se? Uri kugenda cyane. Ubwami ni amahoro. Amahoro ntayo. Mbese mu bwami nta mahoro arimo. Kubera iki? Kubera iki mu bwami nyine urebye nyine nta mahoro arimo kubera birukanye umwamikazi. Nese baramwirukanye koko burundu? Baramwirukanye cyane, ubarindwi. Mwirukanye iki? Bamwirukanye nubwo batanshaka mu bwami. Kubera iki? Abari bashaka kujya buno bwami mubemo. Ubemo? Yamaye nkata. Ariko mbese ukomeye mwa? Birakomeye cyane. None si mwamikazi ko nzi ko nta kibazo ra? None si uriya mwamikazi yakoze iki? Nawe nta kibazo pe. Asa agera na mama wawe? Nawe cyane. Uriya mwamikazi uriya cyane yari mama wawe se? Impama. Mvuga amakuru ngo ntabwo ari wenyine ukuye abantu hanze. Kuziga byaba ari byo ra? Abantu baziga barabesha. Ese baranirana inyokora? Ko bitinzeho cyane. Mawe mfata ukari mawe. None si ubona mbese mu bwami ko ndi kubona ubwami mwami bafite amashyi n'amashongo. None ubona ntawe yakwaza wenda nk'isho kugira ngo amashotera yafite cyane. none si ko nzi ko afite ikirima biriya muntu uza mu kibaribari hose ko umuntu ahera ku mugezi kuri rwa mugezi hano twagwanye mu ntambara ya yindi ya ntambara yose ubundi wari uhari nta nayo kubwira jewe nawe ubundi ntako kuramwa basuye akasarana inyokora Bani mawe cyane. ubona buriya wabonaga basubiramo vuba babyihuse. Mama akomeza kurwanya gusubira mu bwami. Ariko mbizi ndazaza. Hano ngo nta kibazo ariko nta twagwanye intambara muri Shikaramba ariko nta kibazo nyine muzasubiramo ntacyo ahubwo
kugira ngo nkubwire nakora kubwira rero kangende rero umwamikazi ugiye kutubwira ukuntu twakuramo akazi kawe ugiye kumva noneho tugende tubikurikirane neza genda gakondo ngiye kubaha ubwo rero ikiraka ni ikiraka mukanekera neza amakuru y'uriya mwami ibintu bari gutekereza ubundi bwo mukaza mukabimbwira utacite kirakara kwageza ngo nukuja gutwara ibishingo cyangwa kuja kuvoma ntabwo byoroshye ntabwo ari gutwara ishingo cyangwa kuja kuvoma amazi icyo ntabwo ari kiraka ahubwo babyita ukura umuntu uza ndi kugira ngo ibyo biroroshye mwamikazi ntabwo byoroshye kuko gutata umwami ni ibintu bikomeye cyane yakwenza rukubira amazi nibyo twavango biroroshye aho ni nko kuvana ukuboko guca ugakora mu nda ukakugezayo erega burane ni ukwiyahura ubu bakubwira ngo ukoze ukuboko ukore mu nda ukakugezayo ni nkabyo rero bimeze kimwe mugerageze namwe mwiyorobeke mwimere murare no hasi ariko mukorere uriya musozi abonaga ziriya nkota ziramitse hari ahantu zibaramutse bagufashira ni ukugendana n'ubwenge bagucakaza nyagasani ziriya nkota zagushirira mva rero nimumpirikira uriya mwami agatanga iriya misozi yose nzayibaha n'amafeza n'amazahabu mfite mu nzu yose yego mwamikazi iri ni isezerano tuguhaye ntabwo tuzatatira ijyango nta tuzaguhemukira ibintu ni ukubikurikirana vuba mu nzira ubwo ibihembo bihari ariko natwe turangiza uhita uduhereza cyane mwamikazi turagiye turakuzanira umutumbi